Imijyi ya Amerika uzi ni nk'ingahe? Ni nk'itanu. Iyihe niyihe? Chicago, Kansas andi yakaragiye gutura Kaki? Kansas. Ubu nizo yamezemo ibitagangurirwa kuko cyagiye indege yaramusize ari mu kabari yasinze ihita imusiga. Ubwa kabiri agiye gukora ikizamini cy'ubuzima ageze muri Croix Rouge atuka abaganga bahita bamufata bamujyana Indera yamaze iyo iminsi biravuga ngo afite uburwayi bwo mu mutwe. Yobwo Chicago, Arizona, Kansas, Adiana. Inde? Nimba ari Adiana. Adiana na Arizona ni itanu nzi. Nese nta hantu yigeze wumva uvuga ngo Washington ngo narayize. Washington se si muri Amerika mu mujyi wabo. Washington? Hari perezida tuye wa Amerika. Perezida wa Amerika temenzo subwo. Bayita ngo kiwe. Bayita ngo kiwe bayita Washington. Bayita Washington. Uwo mwaka mushyashya ubwo turawugeramo. Turebe harabura amasaha make. Harabura iminsi ingahe? Harabura amasaha make. Umwaka tuwutangira saa sita z'ijoro. Tuzawutangira saa sita z'ijoro kwa 2012. Cyo nagezeho rwose sinavuga ko ntabonye amafaranga. Abafaranga urayabonye. Sinabuze nka miliyoni nk'ebyiri nkoreye muri uyu mwaka. Ariko ntiwambaza natangwa nyakwezi. Yagiye hese? Shabyihore abayamiragura ntubazi se. Bariya nta konji bagiye. Ariko muri uyu mwaka utaha wa 2025 uwari icyanjye ntabwo azongera gusunuka no kuri Knowless. Ko kiyemera gusinzirira mu ndangamiro. Nasugo wararukane wabugiye ko musekirite kuri yo ndaya. Ben na Meddy nabatora. Ni nk'indirimbo ya The Ben uzi? Oya ntazo nzi ngewe ndabaza ko na ndirimbo zabo nzi ngewe. Kuko ariko urandinganya nta radio ngira nta touch ngira. Hanese ubu mutubaye ntabwo ujye unazomba. Ariyo bavuga nimba ariko ni ya Meddy ngo nduwi Kigali mama. Nonge kubasuhuza mwe mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Murugo TV nk'ibisanzwe nakagaruka umunsi ku munsi kandi mbibutsa ko channel ishingiye kugira inama urubyiruko mu guteza imbere igihugu biciye mu rubyiruko. Nzovu meze neza? Meze neza nta kibazo. Kumbona wayango nago meze neza. Oya meze neza. Meze neza umwaka wa kuri umwaka aya njyaho kugira ngo uzandye nanjye nzawurye. Oya ariko biragaragara ko wagira ngo uyu mwaka ushobora kuba waraguze indege. Indege? Kuko itambutse se. Urabona hano twicaye ni hafi y'ikibuga cy'indege, indege zirimo kunca hejuru. Muri make wahinduye urwego. Bajya kwibutsa ko hano turi ni ku Kagoroba Resto iherereye munsi munsi ya kwa Habyarimana hafi naho hawuze ibiraro by'akabenzi se. Uzi kubara abatipe nabo bakundaga akabenzi. Ibaza ariko akwanga korora inka ukorora akabenzi. Ibaze menya atarakundaga amata ariko. Wowe wumva ari nk'inyamaswa wakorora uramutse tujya mu byo korora? Ngiye buriya ndamutse ureba hari amatungo manini n'amatungo matoya. Ureba buriya impamvu wenda bororaga ingurube. Ingurube ibwagura ibyana byinshi. Imenya yo mpamvu atororaga inka hafi. Inka ibyara inyana imwe cyangwa ikimasa kimwe. Ariko kandi rimwe mu mwaka ndumva ari amezi 9. Ariko ingurube imenya ibibwana nka 100. Urumva yakurikije ibyo bifite inyungu. Ariko ngiye nakorora inka. Nese ubwo katwimagine ko Nzova abaye perezida. Uramutse uri perezida wakora iki? Nihe ntego nibe ibintu washyira wavuga uti ibi niyo nsanganyamatsiko cyangwa ibi byo nzashyira mu bikorwa wowe ubaye perezida? Mbaye perezida cyane nakwita kubonyoboye. Nkabitaho nk'uko perezida wacu Paul Kagame yavuze ati reka noroze abanyarwanda gira inka munyarwanda. Nanjye nduva ku kawo nakagenderaho. Waboroze inka nawe? Inka
inka burega icyiza cy'inka iyo umwana arwaye uramukamira ukamuha inshyushyu uzi ko inshyushyu buriya iyo ufite inka umwana ntiyarwara bwaki. Ubwo urumva rero sinzi ahubwo bariya bororaga kera ingurube nimba iyo barwazaga abana se babahaga iki? babahazaga nyine amata y'ingurube se? oya nasi ingurube igira amata asha nawe wagira ngo wavutse kiriya gihe ingurube ntabwo igira amata. oya babahezaga amata kuri ahubwo umva kera umuyobozi ntabwo yayabura kera njye ndibuka kera ahubwo ihene yagiraga ibyo bitaga amashunushunu. buriya amashunushunu umwana nawe yarwaraga bwacya rwose amashunushunu warayamukamiraga ukayamuha akayanywa nta kibazo. ubwo nyine ndashaka ubwo uhita duhuza cyane ubwo buzima bwa kera ko wumvaga nyine n'ubu ngubu ubona hari iki kiba cyaratandukanye. urabona njye ndabona igihe cya kera ndumva gitandukanye n'icy'ubu ngubu kuko ubu ngubu twirukanse cyane cyane mu iterambere. umwana ariga mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu pirimeri azi gukoresha laptop machine laptop. uzi ko buriya kiriya gihe nta laptop zabagaho nta koranabuhanga ryari rihambaye ryariho cyane. none se ubwo ngubwo uba wumva nyine wenda ubuse urayizi laptop? ntayo nzi ese ugira ngo njye sinavutse muri biriya bihe? ese ubwo bavutse muri biriya bihe ntabwo bashyiramo umuhate wo kujya kwiga? nanjye sinize nize pirimeri yonyine ubwo se laptop nayishoboza iki? ariko wayishobora ukajya kwiga ndetse n'ari abantu bashaje bayizi kandi batarize muri icyo gihe. abana banjye nibo bazazikoresha. wowe wapi byarenze imyaka ngezemo ntabwo oya njye kwigana n'abana mbyaye. ariko ntabwo wajya wenda washaka n'undi muntu ukwigisha ku ruhande? oya ariko n'ubundi na telefone ya touch nayo imeze nka laptop nta kibazo nabyo umuntu yabishobora. nta na rimwe ndakubona watunze touch. touch bantege n'injoro bayinyambure bankubite n'udutoya baratunyambura twa gatushe. ariko udutoya urashinjwa yuko ngo ari ba mama queen n'abandi bose batujyana indangamirwa se? nta mbere indangamirwa ndende yigutwaye waba wanayibomoye. burya umuntu agutwaye telefone wamubomoye nta kibazo. none ibaza umujura arakunize urufuzo ruraje wenze gupfa na telefone wisi umurambure urayimoye kugira ngo ntupfe. kandi ugasanga we nta kintu umuvanye ariko buri indangamirwa wayibomoye ukayibomora nka kabiri ikiyemba telefone nta kibazo. ikiyemba telefone kandi uba wanayishyuye? icyo gihe yihembye telefone igihe utamwishyuye. kuko ndibuka ko ubushize niwe wavuze ngo indangamirwa kugira ngo ujye ku bana bo mu bipangu cyangwa bahehe ngo wajye ujya kwirebera indangamirwa. buriya abana bo mu bipangu urebye nawe bagukoraho. hari babandi baba bategereje ku myaka babandi dusigaye twita rib bariya bashaka kugufungisha. bariya kandi uriya mu gipangu ashobora kuba ari umukozi wo mu rugo ari umukobwa umeze neza nawe kumutunga biragoranye. ibyo arya ntiwabibona. ararya mayoneze mu gitondo ararya marigarine ya shebuja asize ku mugati aranywa inshyushyu ararya ifiriti. gusa aje nko kwa nzovu kuko ibyo nabibona. oya wabibona cyane si ibintu bigaragara ntukora. marigarine igeze kuri angahe? mayoneze igeze kuri angahe? mayoneze ndi nimenya ibihumbi 8. yaruri se naba nkorera angahe? Amerika igura ibihumbi 10. rero kugira ngo ushake umuntu wakoze akazi ko mu rugo nashaka wa muturage wirira ibijumba n'udushyimbo n'imyumbati n'imboga. ese kubera iki abakoze akazi ko mu rugo si abantu? ni abantu ariko umenye ko we hari ibyo abarya kwa shebuja wowe utabona uramutse umushatse. kubera iki ngenda ndumva ibyo bintu bidashoboka. ibaze ateka inyama isosi ya mbere indi y'imbandure mbere yuko shebuja ayiryaho ntubanza kuyumva. ubwo arabanza agasonga agatsima ako kanya agakubita yabona agasosi gatoya akongeramo ibizi. kandi nanone ngo n'amata ariya baha umwana y'inshyushyu ngo harimo abashyiramo amazi. ibyo bintu ari byo baba babeshya. ntabwo babeshya ariko uzere nabo ukuntu baba bangana abakobwa. none se ushatse kuvuga ngo imbere yo kubyibuha umwana habyibuha umukozi? byibuha nanjye kari akazi naragakoze. wagakozeho imyaka ingahe? naragakoze. hari umukobwa twakoranye ko nabonaga ibyo akora nkumva mana. ku buryo wageze aho ngaho se ukumva ntabwo biri kubara?
mbona njyewe rero reka nkubwire ni ukuri iyo ubonye ibyo bakora isi afashe umusosi wa mbere w'imbandu ariko nanone hagiye bituruka ku babosi cyangwa ba nyirabuja hagera mu bwiti nimba atetse ako gafiti n'uwo muceri wagahita mubwita apo teka ubugari hata ibijumba uba ari byo urya cyane ibaze mwabo bosi we mwaze mufata umukozi njye bura ndamutse ndi umubosi kugira ngo nanjye umukozi mushobore naza mubwira akarura ibiryo mu bisorori agashyira ku meza tukicara nawe akicara hano akarura ku byo natwe twaruyeho kuko kiriya gihe arishima ntabwo azagira wa mutima wo guteka isosi ngo yongeremo amazi amaze kurya isosi nziza avuga ati n'ubundi bose dusangira ku meza ibyo bintu agutekera isosi nziza abavuga ko nawe aza kwiryaho buriya nimba muri salo nafata isahani nk'uko na bose ayifite enda bose abanze yarure n'umukozi nawe yarure rega buriya umukozi ni nk'umwana mu rugo buryo urebye nabi ashatse yanakuroga akakwica none se ashatse yabikora ushatse kuvuga ngo ajye kurya ibiryo bya wenyine cyangwa umurinde ku biryo ariko ibaze ntasi inyama ni nk'urugero bose aravuze ati sinzirye nimba azi ko ikiro kivamo ubundi ikiro kivamo inyama 12 iyo wakase inyama nziza ziringaniye ni 12 noneho nyoko buje araje arazikasa ko teka dore ni inyama 12 uze kuzizana ku meza ya 12 gusa kuko nimba nayikati hiye ibaze shobuje na nyoko buje bagiye kurya kaboga wowe uri agasosi ko ni cyangwa uri ibishyimbo mwaba boss mwe byakubayeho cyabyo haraho twe gukora niturya kaboga mukajyamo turya ubugari n'ibishyimbo cyangwa tugateka isosi y'ubunyobwa nta kurya kaboga aho hano ariko nahise mpava vuba kubera ko nahise njya gukora ahandi nta muntu wo gukora ku nyama se kandi njyewe sinywa amata icyo gihe simba nanyweye n'amata simba nagize gute ariko akaboga nibura nimba umukozi bikabyafata inyama imwe n'agasosi warura agaceri n'udushyimbo urye umenye ko n'ibya bosi wawe ugomba kubifata neza ukabijyana ku meza wambaye neza saa sita ugategura ameza wakarabye usa neza kugira ngo bose umuhe ibintu bimeze neza ubwo rero ndagira ngo noneho hano ho urukumva utwinjize mu mwaka mushyashya ariko mbere ko twinjira mu mwaka mushyashya ndagira ngo ubanze tubwire wageze ku ki mu mwaka ushize ariko reka ndumva uwo mwaka mushyashya ubwo turawugeramo turebe harabura iminsi ingahe harabura amasaha make umwaka tuwutangira saa sita z'ijoro tuzawutangira saa sita z'ijoro kwa 2012 saa sita iyo bimaze kuba saa sita zuzuye niho duhita tubara tariki ya mbere z'ukwa mbere 2025 ubu turakira muri 2024 none ndashaka iyo umuntu apfuye nk'uyu munsi uzi ko bajya kumushyingura bagashyiraho umusaraba bakwandika itariki igihe yavukiye n'itariki yapfiriwe none ndashaka noneho ututondekere ku murongo uvuga uti ngiye nageze kuri ibi ngera kuri ibi muri uyu mwaka se ntacyo nagezeho rwose sinavuga ko ntabonye amafaranga amafaranga urayabonye sinabuze nka miliyoni nk'ebyiri nkoreye muri uyu mwaka ariko ntiwambaza natangwa nyakwezi yagiye hese byihore abayamiragura ntubazi se bariya nta konji bagira nubwo ufite 100 mukavugana 5 ugasigana 95 nabyo ashaka kubigusaka akabitwara none se ujyayo wasinze ku buryo ashobora kuguca akaza akagukuramo nawe wari usigaranye cyane ubwo wagiye none se ipano sura yirana ntuyivanamo ukayirambika hariya ntuburi mu nzu yiwe se agatotsi yo kagutwaye gato aragenda akayisopa nise ko kiyemera gusinzirira mu ndangamiro nase ubwo wararukanye waba ugiye kuba umusekirite kuri iyo ndaya waba ugiye kuba umusekirite oya wagakwiye kujyayo urumva ngomba gusinzira njye niko nago ugomba kuryama ariko nyine ukaryama umeze gutya nawe ku mufuko
Yakamwana we niwe nemera buriya nimba nzigana systeme yiwe. Yakamwana ngo yambura ipantaro ntayivanemo yose. None akayigeza hano mu mafi. Ngo abayitewe ko undi mugabo nakomanga. Ahita azamura vava bagakubitana mu muryango niba ngo Yakamwana yambaye ipantaro. Asohoka ubwo nyine. Asohoka. Kuko ubwo iyo wiyambura ipantaro reba igihe uza kongera kuyambara wamuvuna muteye abayakugeze. Yakamwana azi ubwenge. Azi ubwenge bwinshi cyane. Ibaze ko niwe muntu wa mbere nabonye ukunda indangamirwa ku buryo ahantu ushobora kumushakira muri Sodoma. Sodoma niho hasigaye hari indiriye. Kuko na nijoro twari turi kumwe angurira agapirimusi akanoresi agurira na mama Queen ya ndangamirwa yanjye twari turi kumwe amugura primusi nawe agurira Queen Fanta. Mama Queen bari kumwe na Queen arabwiti n'umwana Queen bamuhe na burusheti ariko Queen we yamugure burusheti twebwe nta yatugure twanyweye byeri gusa. None se ufite izihe ntego mu mwaka ugiye kuza? Mwaka utaha se nuko bwo bikomeye ndumva nafunguza YouTube channel se YouTube channel ko isabya ibishoro bikomeye. Ibihe bishoro se we bwawe nuri igishoro? Kamera za mikoro amabatiri mazima guhemba abakozi ukoresha. Enda mbonye kamera naza nkoresha umugore wanjye n'abana banjye enda singira umuntu nishyura nkazambagura umuceri wo bakarya. Nese barabizi bazi kubikoresha kuri kuvuga ngo wagikoresha bigisha nese urabizi umuntu mukuru urabizi gukoresha kamera nashaka umuntu uyikoresha kandi uvuze ngo kwaje bagura agafuka k'umuceri bakayikoresha. Oya bakankorera ibiganiro wowe se nanjye tugakorana. Ni wabonye ko Kanyombya asigaye afite Kanyombya live? Hariyo bamwibye. Hariyo bamwibye. Hari handitse izina ry'umugore we. Yitwaga nguke? Barayitaga ngo Kanyombya nyawo. Kanyombya nyawo. Ariko umuntu wayibye ninde bamwita w'inyamirambo. Ni wajyaga unadukamera ariko byarangiye ayibariye. Byarangiye ayibariye. Ubwo nyine uba wumva nyine byazagenda gute? Ubabona nyine ni nk'iki kintu cyabaye muri uyu mwaka bakavuga ati iki kintu ntabwo nagikumbura nkanjye. Icyo cyamaye isomo no kudapfusha ubusa. Nibura nkazaza mbika ukareka Knowless. Oya Knowless rega burya Knowless ntabwo kunywa inzoga ntabwo bikosoma cyane. Ahubwo kunywa inzoga uri kubona indangamirwa nawe urimo kuyigurira ko bamwa kurusha imodokari ifite moteri ishaje. Barazi ko banihaga. Bamara kunywa nka primus nkenye 5 akikinga akajya muri toilette akikoza mu rutoki akaziruka zose kugira ngo aze aguhombye. None se we ko bavumbuye ndetse indangamiro hari umutipe nari mfite yari afite ubwenge yafashe umukobwa basohokana ahantu mw'ibari bahageze barica baterera udutebe haza umusereveri w'umukobwa abahereye ku mugabo iti se uranywa iki? Umusore aramubwira iti ndanywa udupeti mitsingi 2. Abajije umukobwa wicaye n'uwo musore iti se we tukuzanira iki? Munzanire rikeri. Bamuzanira rikeri igura hafi $15,000. Ibaze wagusohokanye unyweye ibintu bihenda kuruta ibyanyweye ntiyanavuga itenda mu maga primus yahise akarikeri. Okay umusara abwira umukobwa ati genda umbwire mucoma azana mubwire. Wa mukobwa yagenda azana mucoma araza. Wa musara abwira mucoma ati ngewe nshyiraho zinga rimwe n'umubiri. Yego umukobwa baramubaza se we tukuzanira iki cyo kurya? Mugende mushyiraho agakoko n'agafiriti. Yesu we ntiyanatumiza nawe zingaro n'umubiri. None se ubwo ubugira ngo umuntu wenda yake ikintu ariko ibaze ngenda gusohokanye ufashe ninge uri bwishyure ufashe ibirengeje ngewe wagusohokanye. Ariko nyine ni ibintu bisanzwe bibaho. Se nguko byagenze bazanye fagitire urumva inkoko n'ifiriti n'aya nzoga y'umukobwa byafashe hafi 35 hafi 40. Umuhungu twa dupeti mitsingi baramwongeye na burushete byafashe amafaranga atirenze 5. Ubwo umusore yaranyonyombye gutya agenda nk'umuntu ugiye kunyara amucitse umukobwa asigaraho. Baje kwishyuza umusore baramubura. Umukobwa baramufashe bamufatira touch yari afite iti
genda nutuzana amafaranga yacu, kuko icyo gihe yose hamwe yarahagaze hafi 50,000. Umukobwa ntiyagiye, yaragiye ashaka, agarutse bamusubiza telefoni ye. none ubwo ubona se abantu bakora ibyo bintu ari biba bikwiye ubundi? Ntabwo biba bikwiye mw'abakobwa bumva basohokanye nka Mama Queen byajya bigenda gute? Mama Queen ntiyarenza Primus akarya na burushete, ariko ntabwo avuga ngo ajya kwaka inkoko. Ese yarebye ubushobozi mfite. Yego. Ntabwo mw'abakobwa ndababwiye ntimugakura abasore bitazabamera nk'uwo mukobwa bafatiye telefone. Urabona, niyo mpamvu rero uyu mwaka ntacyo tutagezeho, nanjye nagiye nkubitana n'abakobwa bameze nk'uwo nguwo, ariko muri uyu mwaka utaha wa 2025 uwari icyanjye ntabwo azongera gusunuka no kuri Knowless. Nanjye ngiye kwiteganyiriza nibura, nubwo nazagura akabanza ko mu nkengero z'umujyi wa Kigali ka miliyoni, nubwo kaba aka miliyoni 1 cyangwa 1.5, ariko nanjye nibura nzasazire iwanjye, nsazire iwanjye rwose. Ese urashinjwa yuko urumva ukimara kuyabona uhita ujya gushaka Knowless na Mama Queen Cosmos kwa Muzose? Oya, kwa Cosmos Nyamirambo. Oya, ahubwo njya ku mubuga aho Mama Queen atuye, cyangwa nkajya mu Isodoma aho Yakamwana ari, cyangwa nkajya mu Gashyekero. Nuvuga ngo aho hantu hatatu umuntu agushaka yagushakira. Yakamwana ni nkuko ariho wamusanga. Aho hantu uko ari hatatu? Noneho Yakamwana asigaye afite ibanga noneho. Ninjo telefone asigaye yibitse umukobwa ukura mu kugira ngo indangamirwa zitayiba. Hari igihe wamuhamagara umudamu akawiyitaba. Yakamwana aho ari nta telefone afite ubu. Sibye nkanjye ninjye wamenya aho aryamye ubu ngubu. Bushize twarababwiye muratubeshya duteka inyama n'agatogo. Murabyibuka? Gihe ki? Ejo bundi ubwo dukorera hano twaranyweye turagira ubushize muri ku nganda mwagiye kureba mu diaspora urabyibagiwe? Asha mu diaspora yaramaze iminsi adufashe ngo nibura ngo turuke inkoni z'indangamiro. Yatumanye iminsi 3 turya tukaryama tukiyuhagira utuzi duturuka hejuru, akaduha amavuta tukisiga, tukajya gute. Ubwo mwamaranye iminsi 3 yaravuye hehe? Ni abahantu bita muri Amerika. Muri Amerika hagana he? Sinza hari nimba ngo ari Chicago, nimba ari he Arizona, ntago mbizi. Nese ubundi imijyi ya Amerika uzi ni nkingahe? Ni nk'itanu. Iyihe niye? Chicago, Kansas, andi yakaragiye gutura kake Kansas. Ubu n'inzu ye yamezemo ibitagangurirwa, kuko cyagiye indege yaramusize ari mu kabari yasinze ihita imusiga. Ubwa kabiri agiye gukora ikizamini cy'ubuzima, ageze muri Croix Rouge atuka abaganga bahita bamufata bamujyana Indera, yamaze iyo iminsi biravuga ngo afite uburwayi bwo mu mutwe. Ubwo Chicago, Arizona, Kansas, Adiana. Inde? Nimba ari Adiana. Adiana na Arizona ni 5 nzi. Nese nta hantu ngeze wumva uvuga ngo Washington ngo narayize? Washington se si muri Amerika mu mujyi waho? Washington? Hari perezida atuye wa Amerika. Perezida wa Amerika atuye muri enzo subwo? Bayita ngo kiwe. Bayita ngo kiwe, bayita Washington. Bayita Washington. Inzu ya Perezida wa Amerika bayita Washington. Washington? Cyangwa ni White House? White House. White House. White House. Washington. Nyine iri Washington. Ariko se yitwa nguki? Kuko bifite izina, uko inzu ya perezida akora ifite izina. Ibyo ntabyo nzi, ndetse ndabivuga ngo nzanajyeyo cyangwa nzayituremo. Ariko wabona ari nko mu diaspora wigaragaje. Wanjye sinzajya rwose. Yakamwana nawe impamvu yagiye kujyayo nuko yakaburiya ni impunzi. Ni impunzi. Yego. Uzi ko yabaye umusirikare arwanira ahantu bita njya numva bahavuga. Havuga buriya ni impunzi, ahubwo Yakamwana yitwaye neza yazajya muri Amerika akazanyohereza amadolari. Yakwibuka yabimenya kohereza. Indege yamusize ni nk'iyi ngiyi itunyuze hejuru. None se koko ibyo bintu nibyo yamusize bwa mbere yasinze yaraye mu kabari ngo agiye muri Amerika? Yaraye mu kabari. Ubwa kabiri nabwo ntiyagenda, none aravuga ngo azaguma ngo i Kigali ngo niho hari ubuzima bwiza, ngo abomore ngo ananywe nta bindi. Nese muri Amerika ntiyari kubomora? Abazungu barahenda.
barahenda kandi ariko n'ubundi nawe numvise yari amakuru ari mu diaspora umwe wambwiye ngo nabo bafite ikaritsiye yitwa Sodoma na no mu Migina. oya mu kinyarwanda se aho hano hitwa gutya, hitwa Sodoma no mu Migina. ngo naho haba indangamirwa z'abazungu. uri warya indangamirwa y'umuzungu? oya ntabwo ndamurya njyewe, niririye abasanzwe. kubera iki se ubwo ngubwo? umuzungu yaguhenda, urabona abazungu baba bari za pipo hehe, kugira ngo ujye kumushaka ubanza gushaka umusemuzi. umusemuzi kandi nibura aguca ibihumbi 10 kugira ngo uvugane na wa muzungu. agutenda inzovu aragushaka, ashaka umujya kurarana nangaye. kandi umuzungu numvise ngo aca ituri ibihumbi 20, ubwo ni amadolari 20. akubwita kandi ntabwo wayarekura aho ngaho wagiye kureba mama queen wawe. ariko ubwo ibihumbi 20 aho cyo kwa mfite nka miliyoni namubomora. kuko ufite miliyoni ugakubita uduturo dutanu tw'ibihumbi 100 hagasigara 900, ntacyo waba uhombye. ufite gahunda yo kugura ikibanza nyine ubwo mbanye umuzungu nakwema nkakireka kibanza neza ko n'undi iyo umuntu apfuye ntacyo ajyana. none se umuzungu iyo upfuye murajyana? nta kibazo kuba waradamye ku muzungu. none se hari ubwo bandika ngo kuri seve yawe ngo Nzovu ngo yari yagize umuzungu? ariko n'abakubonye babwita inzovu igihe nzaba ntarapfa bavuga ngo Nzovu bapfuye ari umurijeni. none se wazakoza ako kantu noneho ukaza kuri kamera utubwira uti ngewe niyo ntego mvuye gukora? oya kereka ndamuka mbonye miliyoni. miliyoni se wayiburiye ngari mu diaspora wayiguhaye? umuzungu umenye ko nimba umuhonze ibihumbi 100 ashobora kunywa Henisi. Henisi kuko abazumenya batanywa izi nzoga tunywa za rufuro. nyine ariko nzi ko hari umuntu uza wayiguhaye miliyoni mu diaspora. bampaye 511 byangezeho kuri telefone ndayabona. 511. ayo mafaranga wayakoresheje iki? naguzemo imyenda, nguramo mama queen igitenge, amakesi 3 kugira ngo acuze inzoga zo munsi y'igitanda. inzoga zo munsi y'igitanda ubwo murawikoreramo kandi wese uryamye hano uzamura ugotomera ukomeza gahunda zawe. amakazi 3 inzoga zo munsi y'igitanda. ubwo yari afite akabari munsi y'igitanda. Primus nini, Knowless, Mitsingi. ubwo se yose yahise ashira aho ngaho 510 nta mafaranga menshi. andi narabitse aranabitse 300. Nzovu kuri kuvuga ko nta kintu wagezeho, ubwo waba ufite ahantu wabitse 300 koko? ubwo mu mwaka nimba ufite 300 koko wageze kuki? basi udafite ubu harimo abarimo kuvuga ngo bujuje miliyari 1 bakoresha anniversaire ya miliyari 1. ese ubu nanjye ukoresha anniversaire y'ibihumbi 300 n'amafaranga? ariko nta mafaranga warayatsindiye. kandi 300 nzaguramo agafuka k'umuceri k'abana ku bunani, nguremo inyama barye, nkoreshereza abana anniversaire, umva ntazahita ashira. ubwo uvuga ngo nyine uzatangirana umwaka ufite 0 ndi kumwe n'abana banjye ufite 0 cyangwa uzatangira mu rusengero? ubwo ni 0. nawe uzaba uri mu rusengero? mu rusengero oya, nzasengana n'abana banjye. abana banjye n'abarokore. saa 7 z'ijoro tuzatera isengesho, tubyine, twishime ku mwaka urangiye turi bazima. nese ubundi uguheruka gusenga ryari? ngiye meruka mu kiliziya hari umuntu wari witabye Imana w'inshuti yanjye. oya pana wowe ugiye gusenga? nicyo gihe merukiye gusenga nyine wowe uvuga uti ngiye Nzovu ndifashe ndahagurutse ngiye mu kiliziya ngiye gusenga? ntago mperukayo. kubera iki? sinzi ariko abana nabari abagore igihe kiri ntibakugireho ntibakuroge. noneho barakuroze? shamenya ndoswe aho ngiye kuzivuza. nzivuriza hehe? Ikibungo. Ikibungo se ariyo umurozi wawe? ntabwo ari umurozi wanjye ariko bariyo cyanjye Tanzania. gushaka umuti wo kugira ngo bigende bari abantu bareke ngaho girira inama rero urubyiruko. muri uyu mwaka wa 2024 hari byinshi byabaye, hari n'ibigiye kuba mu mwaka wa 2025. mwarubyiruko mwe. nanjye nabaye urubyiruko ariko usinyira urubyiruko. ngeze mu bashesha kanguhe mfite imisatsi 2. nababwiza ukuri nubwo utubari badufunguye tukageza mu gitondo. mwarubyiruko mwe mwirinde ibiyobyabwenge, mwirinde kujya mu tubari ngo mugende mubyine, mujye mu mabuwate. urabona iyo munyweye inzoga
musaza vuba, inzoga zisazisha vuba, kandi mwebwe igihugu cyacu gikeneye, yego ni mwebwe maboko y'iki gihugu cyacu. Twebwe abasaza nta mbaraga dufite, nkanjye mfite ibiro 41, urabona ntacyo namara koko, ariko wowe ushaka kujya ku rugamba ukarwana ukagira gute. Rero mureke ibiyobyabwenge, ni inzoga, amatabi, urumogi, za kokayine, ibiyobyabwenge mubikatire, munywe inshyushyu. Ya mafaranga wagafasha ukajya kunywa ibyo biyobyabwenge, ugenda uyaguremo agashyushyu ukanywe, ubundi ugire imbaraga, uterure ariteri, ajye na ariteri, uterure ariteri kugira ngo akaboko kabihinde. Ni mwebwe igihugu cyacu cy'u Rwanda gikeneye. Ubwo ngubwo ndagira ngo noneho urabona hari kuba ibitaramo byinshi, abahanzi bari gukora ibitaramo byinshi, ugasanga mu bitaramo ari kugaragaramo bambaye uko bishakiye. Ariko ibitaramo ku itariki ya mbere kuri Bonane, The Ben yatwemera amatike. Benande njyewe Yakamwana, Kanyombya, Nyarudindiri. Ariko Nyarudindiri we yayemerewe n'umugore wa The Ben bita Pamela, ngubura ngo akunda Nyarudindiri, natwe umugabo aradukunda. Ahubwo se Yakamwana buriya azayibona, azaba yasinze nebyiri buriya, nebyiri yaka ntago yibara kuko azaba yasinze. Igisiraje Manibo niwe uzaduha, kuko The Ben yavugishije Manibo iti abakinyi bawe bitwara neza, igihe abandi basitari bari mu matiku, harimo abasohotse, abasimbutse ibipangu baravunika, abandi bahunga igihugu bari hanze, n'abandi bari mu matiku, ugasanga social media ni amatiku, ni ibiki. Twebwe rero twiganira bisanzwe, nta gutukana, nta kuvuga kuri mugenzi wacu, oya. Ni gutyo twe twibera, ngo niyo mpamvu The Ben yadukunze. Ubwo nuvuga ngo mwemera amatike, ubwo nagira ngo n'amatike 3, Yakamwana, Kanyombya, Nzovu na Nyarudindiri. Ngaho noneho igira nk'ikintu urumva ugiramo inama The Ben, cyangwa se umwifuriza wenda kugira igitaramo cyiza, nyine amagambo wamubwira The Ben. The Ben burya na Meddy ndabakunda, kuko twigeze guhurira ahantu hamwe, ni kera bari batarajya hanze. Icyo gihe abakozi ba Bralirwa bari bakoresha anniversaire y'imyaka 50, bamaze babana n'imiryango yabo, batumira, ubwo baradutumira. Kanyombya nanjye badutuye nk'abantu bakina comedy, yego. The Ben na Meddy babatumira nk'abantu b'abahanzi. Icyo gihe ko ndibuka DJ ari Bisoso, MC ari Anita, Anita usigaye ukora kuri televiziyo y'igihugu, we na ntuzuriya nyine DJ Bisoso. None ubwo ngubwo twarakoranye, dukora Kicukiro, turangije bukeye bwaho baratujyana dukorera n'Igisenyi kuri Brasserie. Urumva ni ba bantu ngiye bagiye no hanze, ari ba bantu dusanzwe tuziranye, mbere na mfite nomero zabo, ariko nyuma aho bagendeye amatelefoni baje kuyinyiba, nazo ndazibura. Ubwo rero The Ben na Meddy rwose mbifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, kandi ndabemera no kuri kw'Imana. Ngewe banavuze ngo dutore abahanzi b'indirimbo hano mu Rwanda, The Ben na Meddy nabatora. Ni nk'ihe ndirimbo ya The Ben uzi? Oya, ntazo nzi ngewe, ndabaza ariko nta ndirimbo zabo nzi ngewe, kuko ariko urandenganya, nta radio ngira, nta touch ngira. Hanese ubu mutubaye ntabwo ujye unazumva. Ariyo bavuga nimba, ariko ni ya Meddy ngo nduwi Kigali, nduwi Kigali mama yo, nibyo ngibyo. Baririmbaga za ndirimbo z'umwimerere, zirimo ikinyarwanda, harimo kuzimiza, ariko urebye abahanzi b'iki gihe, ariko nabo ntibanyumve nabi, kuko navuze yuko The Ben na Meddy ari ab'iki gihe, ariko bariya bo nabo bari mu rwego rwo hejuru. Ariko hari abandi umva baririmbye, nk'uwaririmbye ngo inyoni yari idunze ijya mu giti ibona Mukamana, ariko nabya bintu ndabikora. Uwo ni umuhanzi koko, uburyo wamugiranye n'abari abahanzi ba kera, hari Rugamba Cyprien, babyumva uhore,
na ba Masabo Nyangezi buriya baririmbaga indirimbo. Niyo mpamvu nubwo bamwe batakiriho, ariko iyo ucuranze indirimbo zabo wagira ngo ni iz'aka kanya. Iza ndirimbo akenshi igihe umugabo yaririmbaga indirimbo, ariko mu ijwi rye ukumva avuzemo n'igitsina gore, kandi uwo mugore nta n'uhari. Bari abahanga rero, bari abahanga ku buryo ni ukuvuga ngo bakoraga igishego mu ibanga. kandi nanone umenye kiriya gihe nta byuma bari bafite bihagije nk'abubu ngubu. Abubu ngubu usanga afite ibyuma biyungurura amajwi, nubwo yaba atazi kuririmba ugasanga ijwi rije neza. Ubwo ndumva abantu ba kera rwose tujye tubaha esprit zabo, tububahe ahubwo Imana ibahiruko ridashira. Tujye tubaha respect, tubahe icyubahiro cyabo. Cyane cyane mbonereho no kwifuriza umwaka mushyashya abariho nka Makanyaga Abdou, ndumva ariho mu bandi bacyase n'ababyumva nabo baracyariho. Bose mbifurije umwaka mushyashya, kandi ntibagasaza ibyiza biri imbere, turacyabakeneye. ukaba muri rusange ubwo tunasoza ndagira ngo wenda twifuriza abantu umwaka mushyashya muri rusange ubwo umwaka mushyashya burya baca umugani ngo uteye uburezi arabwibanza. Umwaka mushyashya mwifurije abanyarwanda aho bari hose ku isi, ariko abanyarwanda bavaho ntawe nawifuriza n'abandi bantu bose batuye kuri iyi si banyumva. Ndavuga bari muri Amerika, ndavuga Abarundi, ndavuga Abagande, ndavuga Abanyakenya, mbese aho umuntu wese. Jambo wabwira se Sheri Mama Queen? Mama Queen ahubwo mbona nanone kwifuriza umwaka mushyashya umugore wanjye dufitanye abana 4 hamwe n'abana banjye mbifurije umwaka mushyashya.